ariko noneho ndatangaye pe ndumiwe pe. Ariko birashoboka cyane rwose, birashoboka cyane gukomeza gukora subscribe kandi ugakomeza no gukora ukazogera kujya inkuru y'ibyiringiro izi kugereho mu bambere maze ukomeze kuvura umutima wawe. Haleluya. Nicyo ndi kukubwira ngo birakomeye ariko birashoboka. Iri jambo rivuga ngo nimubabarira bene so bakorera amakosa ngo nibwo na so mwijwe azagira gute azabababarira. Birakomeye ko imbabazi turi mu gushaka uyu munsi natwe tubanza tukazitanga maze zarangiza zikatugarukira. Tekereza abantu baye bose. Tekereza ukuntu abantu baguhemukiye, tekereza ukuntu abantu baguhemukira, tekereza ukuntu bizera bakaguhinduka. Ariko uyu munsi Yesu aragusaba ngo bababarire. Numara kubabarira nawe zambabazi ushaka ko abandi bakugirira nawe uyu munsi baragira gute barazikugirira. Ese uyu munsi ufite abantu bababarira we? Ufite abantu bakubabaje ariko umunsi ushobora kurekura? Ndakwinginze bababarire maze nayo Imana ikugirira imbabazi. Kandi Imana nikugirira imbabazi irarekura n'umugisha wawe abantu bari baraziritse, irarekura n'umugisha wawe wabonaga nk'ibidashoboka, maze uyu munsi wakira ubuntu, wakira imbabazi, wakira amahoro, wakira ibyishimo, wakira iterambere, wakira umunezero utigeze ubona no mu buzima bwawe. Imana ikugarukeho kandi gutindeho. Komeza kubana natwe, kora subscribe, ntugatinde gukora ukazogera kugira ngo inkuru y'ibyiringiro ikugeraho mu bambere. Imana ikugire neza kandi kwereke muri uno munsi. Amen.